Yannick yibuka uwamugire nabi amakosa yose Kasha yakoze, ibyo Kasha yakoze byose twari tuzi uko Yannick atabyibuka, ariko kuri ubu ngo twumvise ko Yannick byose arabyibuka, cyane cyane ko mubonye ko ribu ihaje. Yannick aravuga ati njyewe ndamwibuka ariko ntabwo nagira umuntu mubwira atanseka, bakanseka. Ati umunyamafaranga nka Yannick, umuntu witwaga Kiramani wahoze ari Kiramani nka Yannick, kariya kantu ngo karamushimuse, kandi koko biranagayitse kubyumva ngo Kasha yashimuse Yannick. Kandi mwaragiye mwumva yuko Yannick wakera ngo yari umuntu ngo wa danger, twarabonye ibintu yakoze yagiye kubohoza Nyambo. Ese mugani yabibwira ute Nyambo? Amubwira uti nawe Kasha yaramushimuse, muzi n'ukuntu nyine Nyambo yarazi yuko Yannick ari umuntu ukomeye. Yabimubwira ati ni ikintu cyamuteye isoni, aravuga ati ntabyo mvuga, ahubwo byanze kunze Yannick ari bwihorere. Nana yarakariye Bobo ati wapi mereza mu mafaranga, byanze kunze urabona ko Nana ni umunyabwenge, bari gushaka amafaranga kugira ngo ahite amukatira. Ese urabona Nana namara kubona ari amafaranga atarahita akatira Bobo? Arabizi neza yuko yabwiye Yannick nabi, arabizi neza ko Yannick atakwemera yuko akundana na Bobo, arabizi neza yuko ibintu byose abiziranyeho na Yannick. Agiye gukina imitwe Bobo amuhariye amafaranga bitewe n'izi pressure ari kumushyiraho. Nge ndabona izi pressure amushyizeho aka kanya namara kubona ari amafaranga, nta gahunda y'urukundo rwa Nana na Bobo izaba ihari. Ashaka kuzamubwira ati rero Bobo nge ntabwo tukiri mu rukundo. Bobo akabyita imikino, kumbe Bobo kuko batazi no kuri nta na kimwe azi abifate nk'imikino, kandi Nana azaba akomeje. Gusa wenda Bobo ashaka kuzafightinga agahatiriza wenda akareba, ariko ahangaha nyine tu bizagorana. Ariko mwabonye ko yadiri mwahoraga musaba muvuga ngo Suzi ibi nibi ntabwo bikwiriye. Suzi mwonye ko yamwirukanye muri company, mwonye ko bamucyuriye imbere y'abakozi ati we ubiza amashuri angahe kuko ntuzi ukajegeza company ukigira nkaho urenze ukakadokimuka buri kimwe cyose koko. Aha rero biragaragara ko mama Yannick yirukanwe muri company atazongera kugarukamo ukundi. Ariko mwabonye uko n'undi ari amafaranga papa Yannick avuze ati nge muzanya muyashyira kuri konti yanjye. Mama Yannick ati wapi nge muzamushyiraho 40. Atariko sizo 40 niziki? Atariko nanjye mujye mwibuka yuko ari umwana wanjye. Ariko se ni umwana wawe gute? Niba warigeze umuteranya na barumuna babwira ko atari umwana wawe, uyu aracyari umwana wawe mu by'ukuri mukurikije uko mwagiye mubona mama Yannick yitwara. Koko wavuga ngo ni mama wa Yannick, ntabwo ari mama wa Yannick kabisa. Niyo mpamvu nyine nawe n'ubundi kuba yavamo nabirenza mukuramo. Gusa nanone ikindi kintu gitangaje, aya mafaranga Adolphe ko avuze ngo yashaka kuri konte ye, konte ya Yannick biragenda bite? Ese ntabwo mubona ko bishobora kuba ngombwa ko papa Yannick avuga ko amafaranga yose ajya kuri konte yiwe? Kandi muzi yuko Yves azukuri ndetse na Kelly bazukuri, bazi ko Yannick hari amafaranga ye bagiye kuyahagarika, yajyaga kuri konte ye bayashyire kuri konte ya papa Yannick, uko papa Yannick n'ubundi akeneye amafaranga menshi. Ibi bintu Yves murabona ari bubyemerewe na Kelly? Ese nabyemera kandi company iri mu biganza bye? Muzi ibintu Yannick yamubwiye biri bugende bite? Ahangaha ntabwo bishobora kuba byatuma n'ubundi Yannick bose bamenya yuko hari, bitewe nuko Yves na Kelly bashobora kwanga icyemezo cya papa Yannick. Kandi papa Yannick mwabonye ko ari umusaza uri seriye, bikarangira bya bindi byose bise bisubirwamo, noneho bakazamenya yuko na Yannick hari, bitewe nuko byanze bikunze iyi company iri mu biganza bya Yves ndetse na Kelly, kandi n'abazi banga ry'uko Yannick hari barabyemera. Se reka dutegereze. Reka nkusuhuze wo kunda The Mindfest TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku wundi. Iyi ni filime My Heart, ni ya filime ikunzwe na benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaba ari filime tuza tugerezaho comment, analyze n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Wowe bana natwe ukore subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Iyi ni filime My Heart, ikaba ari imwe muri filime zigiye zikunzwe cyane, ariko noneho mubonye ko Suzi bamubwije ukuri arabarakarira cyane kuko bamubwiye ko atigeze yiga. Ikindi kandi basamukuzaho ku migabane, bamubwira yuko nta mugabane afitemo hano n'umwe. Bemeza yuko imigabane yose igiye kujya kuri konte ya Adolphe, ubwo ni konte ya papa Yannick. Ahangaha Suzi biramubabaje kuko we yumvaga yuko agomba kubona 40 nk'uko we yarari kuyisaba. Ariko ku rundi ruhande nanone aya mafaranga nubwo ari kuyasaba, mwumvise yuko n'ubundi avuze yuko agomba kuyabona. Papa Yannick ati ayo mafaranga urayabonera iki? Urayabona mu buhe buryo?
ati ariko yibuke ko najya ari umwana wanjye. Papa Yannick yibuka bya bintu byose Suzy yakoreraga Yannick, aramubwira ati menya ko atari umwana wawe. Wibuke yuko yigeze yoshya bariya barumuna be, ndavuga Bobo na Nina, kumwanga bakamukorera ibintu byose bakamugambanira, baramwanga bose ngo yabariye ngo amafaranga muri iriya kampani. Bagiye gucekinga basanga nta n'11 umwana yigeze akuraho. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu Papa Yannick yacyuriramo koko mama Yannick akabyemera, n'undi wese akaba yanabyumva kuko niwe byaturutseho kuvuga ngo yihakane Yannick, avuga yuko atari umwana we kubera yuko nyine yari ari gushaka amafaranga, avuga ko Yannick yayikubiye, kandi Yannick nta n'igiceri cy'10 yigeze afata muri iriya kampani. So ikindi kintu nditse dutekereza, turatekereje ati ese Adolphe azi yuko Yannick yapfuye? Mu by'ukuri bazi yuko yapfuye kuko mwabonye yuko na Bobo yavuze ko yapfuye, Yves arikanga. Ariko se nimba Adolphe azi yuko Yannick yapfuye, akaba avuze yuko amafaranga yose agiye kuyajya kuri konte yiwe, mw'abantu mwe murabona biri bugende bite? Ese Yves nka manager uzi yuko Yannick ari bubyemere? Ese Kelly ari bubyemere? Biragenda bite noneho ko film igiye kurushaho kuryoha? Tugiye kureba ese Yves uzi yuko Yannick na Kelly bari bwemere kino cyemezo cya Papa Yannick? Ese uyu musaza ko mwabonye yikariye, mwabonye ibintu byose nta muntu upfa kumuhakanya icyo avuze, baramuhakanya bate? Baramurwanya bate ku cyemezo cye? Baramukuraho kino cyemezo yafashe bate? Ko yavuze ko amafaranga agiye kujya kuri konte yiwe, murabizi ko akeneye miliyoni 100. Baramubwira yuko Yannick se, kandi Yannick yarababujije ababwira ko nta muntu ugomba kumenya yuko ahari. Biragenda bite? Ese nibatavuga yuko Yannick ko uriya musaza nta kintu bari bumubwire, nta bisobanuro bari bumuhe, biri bubagendekere biti? Mwabonye rero ko filime yatangiye mu gice cya 446, Yannick ari kumwe na Yves aramubwira ati rero wowe umaking sure ko nta kibazo kiri muri kampani yanjye. Ikindi kintu mbasaba, umaking sure ko nta muntu wigeze umenyera ibanga. Yves aramubwira ati umuntu uzi rino banga wenyine ni Jojo. Mwarabibonye ko yarimenye, aribwira Dave aragiye arikubita Navi aragiye nawe ariganira nanone n'undi muntu. Dave arongera arikubita Maka. Uri kumva ryabanga ry'uko Yannick adahari, ninde usigaje kurimenya mu by'ukuri? Byanze bikunze Nana nawe arabizi. Ese Nana ntabwo mukeka ko ashobora no kubibwira Bobo kuko atazi ko ari ibanga? Ni nka kwa kundi Dave bamubwiye ngo ni ibanga, arababwira ati ngewe ariko nimba ari ibanga njye wabimbwiye ntabwo igeze ambwira ko ari ibanga. Ni ikintu cyumvikana. Reka rero tutegereze turebe iri banga rya Yannick. Ahubwo mu by'ukuri ikintu mbona cya mbere, Papa Yannick arabikosoye pe. Ibintu muri kampani arabikosoye, bimwe abisize hanze, ibindi ababwiza ukuri, ababwira uko bigomba kugenda, ndetse abagira inama yuko bagomba gukora, babwira yuko bagomba gukora uko bashoboye kose bagakuramo mama Yannick, ndetse bagomba no kwifatira ibyemezo nk'abantu b'abagabo aho kugendera kuri mama Yannick. Abagira inama y'ukuntu nimba harahombye miliyoni 40 bagomba kuzigira 80. Mama Yannick yasa akabona byarahombye izahombye ari nyinshi, agahita yemera gukora mwaka karenge, bakemeza yuko kampani yabo nta mugabane bagifitemo kuri mama Yannick, kuko byari yanditse ko ari mama Yannick na Papa Yannick. Bikabirangiriye aho ngaho. Gusa mwabonye ko na Suzy nawe ingaruka yatangiye kuzibona ubwo yari ari kuganira na mama Natasha. Wabonaga yuko yababaye yahangayitse, avuga ati mana yanjye twarahombye, noneho biri bugende bite? Kampani igiye gusubira inyuma, noneho ibintu byagoranye. Mwabonye yuko nawe nyine nubwo yabihombeje, nubwo yahombeje kampani, yabonye yuko nawe izo ngaruka nawe zigomba kumugeraho byanze bikunze. Nimba Adolphe yarahombye muri business yari afite, iyi business ya Yannick bari bafite nayo ikabahombera, noneho kuri ubu ngubu mama Yannick akaba yakuwemo, nta jambo na rimwe yemerewe kugira hariya, ibintu byagoranye. Bobo nk'umwe mu bantu batinyaga, wabonye ko yitinyutse aravuga, avugisha ukuri. Gusa nyine icyasekeje abantu nuko Bobo nyine bamuhaye ijambo nka CEO, rangiza akavuga ngo Nina, ngo bari bavuga ngo niwe babajije. Nina ati so babajije se? Urumva yuko Bobo nawe nyine ibintu byo gufata icyemezo nk'umuyobozi biracyagoranye, kandi umuyobozi agomba gufata icyemezo nyine nk'umuyobozi atitaye ngo mama arahari ngo ibi nibi nk'uko Papa Yannick yahoze abibabwira, bagira inama babwira ati mugomba kubikora mutya. Yves rero ubwoba bwamutashye nawe kabisa, ati uyu nguyu ntabwo ari Yannick. Ati none se Chris, uyu ni Yannick boss nari sanzwe nzi? Yannick uvuga kuriya warakaye kuriya? Chris nawe ati uriya niwe Yannick wa nyawe, uriya niwe Yannick wa nyawe. Ati nakabanga
mbere yahoze yitwa Kiraman. Buriya rero iryo zina Kiraman niryo Yannick, niwe uwo Yannick mwabonye. Aha rero tukibaza tuti ese Yannick twari tuzi uko yari ameze ntabwo ushobora kuba bigiye guhinduka? Yannick bishobora kuba bigiye guhinduka, ya sura twari tumuzimo igahinduka, none tukajya tumubona muri ya sura mbi ya indi yahoze ariyo kera. Ariko byashoboka ko impamvu ari kwitwara kuriya ari ukwera wa mujinya afite w'ibyo bamukoreye, kandi ikindi urabizi nyine n'ababimukoreye bose akaba ariyo mpamvu yenda ari kwitwara kuriya. Ariko urabona ko Yves byamutangaje kubona Yannick yarazi akabona yahindutse kuriya, amubwira uko yiboneye, amubwira nyine amusubiza ibibazo bya danje bikakaye, ndetse amukaruma ari karume nta miseko afite. Nicyo cyanatumye n'ubundi Yves nawe ababara ko ati man uriya ntabwo ari Yannick, uriya n'undi muntu wicaye hariya wenda uri mu isura ya Yannick ntabwo ari we. Ibaze aho umuntu agira naho yumva umuntu akavuga ati uyu muntu ntabwo ari we, akamufata mu yindi sura. Ibintu biba byagoranye mw'abantu, ibintu biba byagoranye kabisa, biba byabaye dana. Mwarabibonye ko RIB n'ubundi yari birimo iri gushakisha amakuru imenya Yannick byanyuze bite, ese niki cyishe nyuma yo kushimutwa kwa Yannick, ninde wamushimuse, nibiki byose RIB iri kubikurikirana. Kuri ubu ngubu bagezeyo bamubwira byinshi, ndetse bamubaza niba hari n'ikintu yibuka yanga kubabwira. Ariko igitangaje tubonye ko Yannick yibuka umuntu wamushimuse, Yannick azi umuntu wamushimuse, Yannick azi Kasha. Yanze kubivuga ariko aramuzi. Nkuko Chris abivuga, Yannick ashobora kuba ashaka kwihorera kuri Kasha. Mwabonye ko RIB ikimara kugenda aravuze ati sha mvuge yuko ari Kasha banseke, bavuge turiya niwe wagushimuta koko nkawe Yannick ufite amafaranga, Yannick w'umukira, Yannick wahoze yitwa Kiraman, uriya niwe ugushimuta. Urabona nawe yahise nyine yikana, aravuga ati ntabwo nababwira yuko ari uriya muginga wanshimuse, ahubwo reka mbyihorere hari icyo nzakora. Yannick rero yifitemo akantu k'ubugome. Ese mwe murakeka Yannick arakorera iki Kasha? Byanze bikunze aha harimo ikintu kibi cyane Yannick ari gutegura. Ashobora kuba ari gutegura intambara, ashobora kuba ari gutegura ikintu gikomeye cyane azakorera Kasha, kuko kuba mwibuka ni kimwe mu bintu nyine umuntu ahita atekereza akavuga ati byanze bikunze ahangaha Yannick agiye kuzakora akantu. Aka kantu Yannick azakora rero zaba ari hatari, kuko njyewe ntabwo nari ko yibuka Kasha, ariko kuri ubu ngubu mbonye ko amwibuka. Kuba mwibuka ni byiza kuri bamwe, bikaba na bibi ku bandi. Jojo yamaze gukunda Kasha, murabizi yuko nyine azi ko ari umuntu mwiza. Amakimbirane ashobora kuzaba hagati ya Jojo na Yannick, mu gihe Jojo ashobora kuzamenya yuko Yannick yihoreye kandi yaramaze kumukunda, amaze kumwiyumvamo, amaze kumva yuko ari ashobora kubana. Muri kumva yuko nyine iyi nayo ni kidobya yindi ije muri iyi nkuru, kuba Jojo ari gukundana na Kasha kandi Kasha yarahemukiye Yannick, kandi Yannick akaba yibuka Kasha ko ari wamuhemukiye, Yannick akaba ashaka kuzihorera kuri Kasha. Ibibazo bizahita biremera, wenda dushaka kuzabona wenda Jojo avuga ati mana yanjye ngo ndamukunda ngo ibiki n'ibiki, bikarangira gutyo. Inama kabisa mwabonye ko Papa Yannick yarabakubitiye mu nama, ariko ni nabyo nyine kampani irasubira ku murongo pe. Ariko munye ko abakarumye ati Nina njyewe ninongera kumva ngo wataye akazi zahita nkukura mu mubare w'abana banje. Nina urumva icyemezo bamufatiye. Ikintu tutabonye hano ni kimwe, inama yari irimo abayobozi batandukanye. Turategereza ngo twumve yuko bibuka no kuri Devu, twumve ko ari n'akantu bavuga kuri Devu na gato, ariko birangiye nta n'akantu na gato ka Devu bagaruyemo. Gusa Devu niwe twumvanye yuko Papa Yannick amushaka, ariko mu nama ntabwo twigeze twumva yuko ari ahantu bari kwemeza yuko Devu agomba kugaruka mu kazi. Ntaho nta na hamwe. Kandi murabizi yuko Devu niwe uri inyuma yo kuba iyi kampani yarahombye, bitewe nuko umwanya yakoragamo yawutaye. Nawe ari inyuma y'ibyo ngibyo byo guhomba kwa kampani. Ahubwo twari kumva wenda bamugarukaho bavuga ati Devu agomba kugaruka mu kazi kugira ngo azakavaringe ibi byose byangiritse. Ariko mu myanzuro yafashwe ntabwo Devu umwanzuro we twawumvise. Ese kuri Kelly murabona Kelly atikundira Chris, urabona ndashaka gukatira Willy, gusa Rutipe nawe aramukunda cyane kuko aramwumva. Ubwo ndavuga Willy nawe aramukunda cyane kuko agerageza kumwumva. Icyo Kelly amubwiye akavuga ati ntabwo nyishaka, aracyumva. Ati nimba ushaka today ntabwo mbona, arabyumva. Ariko nanone na Chris nawe niko bimeze. Kelly rero birashoboka yuko yikundira Chris cyane,
ngira ngo mujya mubibona n'ukuntu nyine we aba hatiriza kujya kumureba, mujya mubona ukuntu nyine aba yumva yaba ari kumwe nawe igihe kinini, nikerekana yuko nyine ashobora kuba yikundira n'ubundi uyu musore Chris. Bikazaba byiza ari nabyo abantu benshi bahora bavuga ati iyaba bibaye tukazabona urukundo rwa Kelly na Chris ari rwo ruganje. Gusa Chris nawe ubona yuko ari umwe kuko mu nshuti nyazo, kandi ikindi ntago ari inshuti ya Yannick gusa, ahubwo no muri company abafatiye runini. Mubona yuko yagerageje kubafasha kugira ngo bakavaringe buri kimwe cyose muri company mbere yuko Yannick aza. Arabwira ati mwebwe ni mukavaringa ibyo bintu mbere yuko nyine Yannick azaza asanga byarangiye. Mubona yuko agerageza kubwira Eve akamugira inama ati mukora ibi ngibi, uriya muhungu ndamuzi kuva hasi kugera hejuru, twarabyirukanye turaziranye mu bwana bwacu twarabanye, ndamuzi rero kubarusha, mukore gutya nanjye ndabigenza gutya kugira ngo bizagende gutya nyine Yannick bigende gutya, ibintu gutyo na gutyo nyine. Bikerekana yuko n'ubundi Chris abafitiye urukundo, kandi Chris ni inshuti nziza ya bose, ubona ko bose agerageza kubafasha bose ntawe arobanuye, atavuze ngo ni runaka ngo ni runaka. Nanarirenze umuntu kabisa, Bobo arayamuha kabisa, arayamuha ku ngufu ati wowe wanyimirira amafaranga uri kunyinisha, mu by'ukuri twe turabizi neza yuko Nana hari impamvu ari gushaka ari amafaranga. Twe turabizi neza yuko Nana ari kuyashaka kuko azi yuko urukundo rwe na Bobo rudashoboka. Turabizi neza yuko Nana ari gushaka ari amafaranga kugira ngo abone ukuntu amukatira. Ese murabona Nana namara kubona ari amafaranga atazahita akatira Bobo? Aya mafaranga namara kuyabona azongera kumugirira urukundo, ashaka kumukubita zira miliyoni 10, nakavuga ati genda nta nzishakira undi mukunzi, agahita mukatira kuko azi uko bitashoboka. Ikindi yuko yuko ririya banga rye ryuko yagiriye Yannick nabi ni urizi, ntabwo Bobo arizi. Rero ashobora kumwanga akavuga ati twarashwanye nyine genda ntabwo nyigushaka. Bobo akabibirwa ibyari byo, kandi atari uko Nana yamwanze, ahubwo Nana yibutse ibintu yakoreye Yannick akavuga ati n'ubundi byanze bikunze Yannick ntabwo azambabarira. Ariko twe turabizi ko Yannick azamubabarira, ariko nubwo yamubabarira Yannick mwabonye ko yongeye guhinduka Kiramani, ntabwo akiri Yannick, yahindutse Kiramani. Kereka wenda uko ahorana na Nyambo bizagenda bigenda neza, wenda agenda muhindura, ariko mwabonye ko yongeye guhinduka Kiramani wa kera. Benita mubonye uko birangiye abibwiye Mark amubwira ko agiye gusubirana na Devu, ati rwose ndarambiwe ngiye kwisubiranira na Devu, uriya musore ntabwo ngiye nigeze mukunda, ni navyo yabimatiye. Tingere rero ndasubirana na Devu kabisa. Murabona yuko Benita nyine ari kimwe mu bintu amaze kwanzura, avuga ati njyewe ndisubiranira na Devu, ntabwo uriya musore ngiye nigeze mukunda, Devu ndamukunda, ahubwo se ndabigenza. Mark nawe tereka mu guhamagarire naribi, murabizi yuko Mark n'ubundi nawe abiziho, atereka mu guhamagarire ati mureke nzamwibwirira, ariko byazi bikunze harimo akantu k'urukundo. Urabona ko Benita gikunda Devu cyane. Reka tubitegereze tuzarebe uko bo bizagenda. Reka mushimire uba watwumvise, ugakora subscribe nimutari wayikora, like, comment ndetse ugasharinga hirya no hino. Nge nari GMG Justin Mind, ndabakunda cyane kuva hasi kugera hejuru, ndabakunda cyane. Ciao ciao.